bimeze bite bantu banjye, abantu bari mu majyaruguru, amajyepfo, y'uburasirazuba, iburengerazuba ndetse no mu mujyi wa Kigali, reka mbonereho kubifuriza ibihe byiza cyane, nkaba ngiye kubereka application wakoresha kugira ngo ubashe gukoresha free internet, ubashe gukoresha nawe megabyte z'ubuntu nk'izo ndi gukoresha kabisa, karihuta, karaguruka, buri kimwe cyose karagikora neza cyane. Nk'ibisanzwe uraza hano kuri Play Store yawe, Play Store ngiyi hano uri kuyibona neza cyane, uyikirikeho, numara kuyikirikaho utegereze gato cyane, umara kurindira, then urabona ko nageze kuri Play Store, uraza hano kuri search, urasacinga application yitwa yuwa, kubibona akadomo freedom, then bahita ubona kano yuwa freedom plus, ukazamura ugakirikeho, dore ngiyi hano baraguhereza ebyiri ariko urajya kuri iyi ya mbere, urabona ko ngewe iri install, njye ndayifite muri telefone, wowe urahita ubona ahantu handitse install, urahita uyinstalla muri telefone yawe, then ngiye kubera ko nyifite, urabona hano njye ndahita nza nkanda hano kuri open, njyewe urabona ko nyifitemo, nariyo nkoresha, niba uri kureba neza uri kubona ibi, uraza ubikureho, niba uri kubibona neza uri kubona hejuru kuri fone yanjye hariho akantu k'agafunguzo hano hejuru hano ahangaha, uri kubona akantu k'agafunguzo, urabona ko ngewe iri connected, kugira ibe connected rero ndaje mwereka uburyo ubigenza, urahita uza hano ukande kuri stop, nyihagarike, kurikire step by step kugira ngo nawe ubashe kubona megabyte z'ubuntu, urahita ukanda close, urabona ko kabaye disconnected. Iyo kabaye disconnected hano kuri Congo Airtel Rwanda, uraza ukandeho hano, nshaka ko byirukanka iyi video ntitinde, uraza ukandeho hano kuri kano kantu, then ugakandeho, nyuma kugakanda urabona hari ibihugu byinshi cyane, wowe icyo urakora uraza ushakemo Airtel Congo iri he, ndakeka ndayibona ariko ntabwo nshaka ko video yacu itinda. wayibonye hano Congo Airtel Rwanda, urakaza ugakandeho, uraza ugakandeho, then urabona ko karimo hano Congo Airtel Rwanda, nurangiza uhita uza ukanda hano kuri start, ukandeho, urindireho gato, urategerezaho gato kugira ngo zibashe gukunda tayari, urabona ko katangiye kuba connecting, iyo kabaye connecting rero urarindira kakaba connected ho gato, urarindira pushing setting from server, connected, short kabisa, short, urabona ko kabaye connected, ubu natangira gukoresha megabyte z'ubuntu, reka njye kuri kanze tujye kuri YouTube cyangwa ahantu hafi ndi bugere kugira ngo bibashe kuza gukunda, then video ntabwo nshaka ko iza kuza gutinda, urabona ko nshaka ko byirukanka kugira ngo nawe utangire ukoresha megabyte z'ubuntu kandi zizewe, kandi kumbwira ngo wowe utarakora subscribe kuri YouTube channel yanjye yitwa Irakaboja Bell, wowe uyikoreho kugira ngo utuntu nk'utu ngutu tw'ubwenge ujye umeza utubone, kugira ngo ibintu nk'ibi ntibijye bigucika, kandi subscribe, ukore share ndetse na comment, ndetse unasharinga abandi kugira ngo izi megabyte mba nkweretse kugira ngo n'abandi babashe kuzibona, ndi hano kubera mwe kabisa. Wowe YouTube channel nayigezeho, urayibona neza cyane, short,
urabona ko tayari ubu na pureyinga ikintu icyo ari cyo cyose nshaka, nta kibazo na kimwe mfite, kuko icyo bita megabayiti zo ndi nazo ku bwinshi cyane kandi kaba kirukanka cyane. Uvuga ngo wowe iyo uri ahantu hari konegisiyo kuruta ahanjye niko karushaho kugenda kiruka, kandi ndakubwiza ukuri wowe kanda sabusikarayibu ntabwo uzicuza kuba wabona ko gukoresha megabayiti z'ubuntu. Niba ureba neza hano hejuru kuri telefone yanjye hajeho agafunguzo, kandi niba ubibona uri kubona ko hano handitse konegitedi Germany Prime Senior 1, kari konegitedi kandi karirukanka cyane kandi karizewe, kandi buri kintu cyose ushaka kugakoresha uragakoresha. Aka ntabwo ari ka kandi kavuga ngo ntabwo gafungura amadokima, ntabwo kafungura ibiki, buri kimwe cyose ushaka kuba wakoresha kuri iyi wa Freedom Plus uragikoresha, buri kimwe cyose ndakubwiza ukuri. Urabona ko hano hejuru kuri fone yanjye hariho akantu k'agafunguzo, nta kibazo na kimwe ifite. Reka nze nkureke kuri baransi yuko nta giceri na kimwe mfite. Bimwe nangaga ndabona bigiye kuba, ariko mwihangane bigiye gukemuka. Ndaza kuza kuvuga wenda ngo kuri baransi nayo ifite amafaranga, oya nta mafaranga na make nari mfiteho, uko niko kuri. Ndakubwiza ukuri, wowe kanda sabusikarayibu, kande sheya, like, komenti, ubundi turusheho kugenda tubana neza cyane, buri kimwe cyose bibe ari amahoro. Ibintu byiza nk'ibi ngibi nzakomeza kubibaha. Akanyenyeri 131 Tigo ni iya kabiri, reba neza cyane, urabona ko 000. Rero kanda sabusikarayibu, kande kuri sheya, like ndetse na komenti kugira ngo videwo nk'izi ngizi ujye ukomeza uzibone kandi ku gihe. Rero Imana ikomeze ibane nawe kandi